Nongeye kubaha ikaze nshuti bene data, nshuti z'umusaraba, dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Imana ibahe umugisha, mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi, kandi mujye mwibuka gukora ku nzogera kugira ngo ubutumwa bwiza bujye bubageraho ku gihe, kandi mukore share ntimukabwisangize mwenyine, kuko ni byiza ko na bagenzi bawe ubashishikariza kubwumva kuko bwahindura ubuzima bwabo. Rero nk'ibisanzwe n'ubundi turi mu ijambo, ni ibyanditswe. Harabigeze kumbaza ngo nzababwire impano nziza kurusha izindi mu mpano z'umwuka, ko mu biganiro bishize bigeze gushyiraho ikiganiro kivuga ku mpano z'umwuka nyinshi zitandukanye, harimo kubwiriza, guhanura, kuvuga indimi, kurondora n'izindi. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire nyine impano nziza kurusha izindi. Reka twifashishe Bibiliya nk'ibisanzwe kuko nicyo gitabo cy'ukuri kandi ni ibyanditswe byera. Turasoma mu gitabo Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere, dore ku bice 14. Aravuga ngo mushimikire urukundo kandi mwifuze impano z'umwuka, ariko cyane cyane mwifuze guhanura. Uvuga ururimi rutamenyekana si abantu abwira, keretse Imana, kuko ari ntawumva, ahubwo mu mwuka avuga amayoberane. Ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura, n'ibyo kubahugura, n'ibyo kubahumuriza. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. Nakunda ko mwese muvuga izindi ndimi, ariko ibirutaho uko muhanura. Uhanura tuvuga izindi ndimi, keretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke. Ariko none bene data, ninzi iwanyu mvuga indimi zitamenyekana, nzabamarira iki? Nintababwira ibyo mpishuriwe cyangwa ibyo mpawe kumenya, cyangwa guhanura cyangwa kwigisha. Dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi, ariko umwironge cyangwa inanga, ariko bidatandukanije amajwi yabyo, babwirwa n'iki ikivuzwa cyangwa igicurangwa icyo ari cyo? Kandi n'impanda nayo iyo ivuze ijwi ritamenyekana, ninde wakwitegura gutabara? Namwe ni uko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana, bazabwirwa n'iki ibyo muvuga ibyo ari byo? Ko muzaba mugosorera mu rucaca. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi nta rudafite uko rusobanura. Nuko ntamenye uko ururimi rusobanurwa, nabera uvuga umunyamahanga, kandi n'uvuga nawe yambera umunyamahanga. Nuko rero namwe ubwo mushimikira kubona impano z'umwuka, aba ariko murushaho gushishikarira kuzunguza itorero. Ni ukuvuga ururimi rutamenyekana asabe kugira ngo ahabwe no gusobanura. Iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana, umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo bwenge bwanjye ntibugire icyo bwungura abandi. Nuko noneho ngira imwe, nzajya nsengesha umwuka wanjye, ariko kandi nzajya nsengesha n'ubwenge. Nzaririmbisha umwuka wanjye, ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Utabikoze nawe ugashima Imana yishimishije umwuka wawe wonyine. Umuntu uri mu ruhande rw'injiji akaba atamenya icyo uvuze, byabasha ate kwikiriza ati amen umaze gushima? Kubwaho uba ushimye neza koko, ariko nta wundi ntacyo aba yungutse. Imana ishimwe. Nubwo twarekera aha, najya mbabwira impano irusha izindi gukomera buriya, cyangwa se umuntu wese yakwifuza ifasha abantu benshi, ni uguhanura nk'uko hano Bibiliya bivuze.
reka mbashimire mwe mwabanye nanjye, mukomeze gukora subscribe, mukore ku nzogera kandi mukore share kugira ngo ubutumwa bwiza bujye bugera kuri benshi. Murakoze cyane.